Uyu munsi nje kubabwira kuri law of diminishing returns and production function. Ni ukuvuga ngo hano turareba ku bintu bibiri, kuri diminishing and returns. Bigendeye kuki? Bigendeye ku bakozi cyangwa se umubare w'abakozi cyangwa se workers. Ni ukuvuga iki? Ni ukuvuga ngo nk'uko harimo amagambo abiri, diminishing and returns, uko ugenda uconsuminga cyangwa se kugenda wongera units inputs, ni ukuvuga wongera umubare w'abakozi muri factory cyangwa se mu ruganda cyangwa se n'ahandi hantu, umusaruro ugenda ugabanuka, aricyo twise returns. Ni ukuvuga ngo niyo mpamvu babigisha itegeko ry'igabanuka ry'umusaruro, law of diminishing returns and production function. Production function ni ukuvuga ngo tugiramo technology, tukagiramo na labor, wenda ibindi reka mbishyize uruhande rumwe. Nibyo tugiye kureba muri iyi video kugeza turangije. Ni ukuvuga hano dufite workers aribo twita input, tukagira na output aribo twise sambusa. Dufite umukozi 0 n'umusaruro ni 0. Mu gihe twari dufite umukozi umwe, umusaruro wabaye 5. Dushyizemo abakozi babiri, umusaruro uba 15. Abakozi 3, umusaruro uba 20. Abakozi 4, umusaruro uba 22. Abakozi 5, umusaruro uba 22. Abakozi 6, umusaruro uba 18. Ese habaye iki? Kubera iki? Uko abakozi bagenda biyongera, umusaruro ugenda uzamuka, ariko se kucyo price baba benshi cyane, kucyo umusaruro ugabanuka noneho ukageraho ukaba mukeya. Inge tugiye kureba hamwe, tugiye kureba noneho marginal product. Ku bakozi, niba nta mukozi, ni ukuvuga na marginal product ni 0. Ku mukozi umwe marginal product ni 5. Ku bakozi babiri marginal product ni 10. Ku bakozi 3 marginal product ni 5. Iyi point kuri 3. Umukozi wa 4 marginal product ni 2. Ku mukozi wa 5 marginal product ni 0. Ku mukozi wa 6 marginal product ni -4. Kubera iki? Ese ni ikibazo cy'uko abakozi bagenda bongerwamo ari abanebwe? Oya, siko bimeze. Katukomeze tubirebe. Ni ukuvuga ngo igice cya mbere kuva kuri 0 kugera kuri 2, urabona ko marginal product yari kuri high level. Ku gice cya kabiri marginal product itangira kugabanuka. Ku gice cya gatatu marginal product iba minus. Kubera iki? Kubera kugenda wongera abakozi. Eske ni ukubera laziness cyangwa se ni ukubera ko ari abanebwe? Oya, ahubwo ni ukubera ko resources ziba ziri fixed, ubu udafite gukora expansion cyangwa se ahantu ho gushyira abantu bashyashya ngo bakore bisanzuye. Nicyo kibitera. Hano kwa mbere specialization, kuvuga ko abantu bari focused ku bintu bazi neza, ihita yigaragaza kubera ko hari abakozi babiri bari specialized mu kintu runaka, umusaruro uhita wiyongera. Ku bantu batazi gukarikira marginal product, turafata hano dukuremo hasigare, nidukuramo 0 hasiga 5, tugenda dufata iki, ni ukuvuga current number tugakuramo previous number. 0 ukuramo 0 nothing. Ni ukuvuga ngo 5 gukuramo 0 ni 5, 15 gukuramo 5 ni 10. Nuko tugenda dukarikira marginal product. Noneho wibuke neza nkuko nabivuze, kuba umusaruro ugenda ugabanuka, it's not about laziness of workers, it's about fixed resources. Kuvuga ngo kubera ko resources ziba ziri fixed, niba warakoze ahantu, tuvuge niba computer ari imwe, ntago wayizana abantu 3, niza n'abantu 3 bazasigana nta kintu bazakora, bashobora birirwa biterera urwenya gusa. Nicyo kibazo cya mbere gituma please ugenda uzana abantu benshi gukora ikintu, umusaruro ugeraho ukagabanuka.
noneho ikibazo nawe witegereze kuri iyi table. Which worker does the law diminishing of return begin? Ni ukuvuga ngo ni hehe umusaruro watangiye kugabanukira, ni ku mukozi wa kangahe? Igisubizo ni ku mukozi wa gatatu. Ku mukozi wa gatatu law of diminishing yatangiye kuba applied. Bashyizeho umukozi wa gatatu mu gihe twari dufite marginal product y'icumi ku mukozi wa kabiri tugira 5. Bashyizeho uwa kane tugira 2. Bashyizeho uwa gatanu tugira 0. Bashyizeho uwa gatandatu biba kangahe? Biba minus. Kuvuga ngo kuva ku mukozi wa gatatu niho ikibazo cyatangiye kuvukira. None reka tubirebe mu buryo buri graph. Ntabwo ushobora gusobanura ibintu economic udakoresheje iki? Udakoresheje graph. Reka turebere hamwe. Output ukuvuga ngo ahangaha umusaruro tumufite ku mukozi umwe 0, nta kintu, output yari 0. Plus tugenda tuzamura ku mukozi umwe umusaruro ugenda urazamuka. Ku bakozi babiri kurya ku bakozi batatu biragenda bigera hehe? Kuri maximum. Noneho production cyangwa se umusaruro utangira kugenda ugabanuka kugeza aho umusaruro waguye burundu. None reka turebere hamwe kuri marginal products. Ahangaha nkuko uri kubibona umusaruro warugeze kuri maximum, abakozi bageze kuri maximum. Ahangaha ni umubare w'abakozi, yinge ko ari marginal product y'ikafu. Noneho marginal product uko yagiye izamuka iragendagera kuri maximum, itangira kugira gute? Kugwa. Noneho ahangaha umusaruro watangiye kugwa burundu. Noneho biraza biyizira hano kuri minus. Bivuze ko gushyira abakozi benshi muri company cyangwa se ku kintu kimwe ufite fixed resources bigabanura umusaruro wawe. Ndabizi neza nk'abanyeshuri biga muri secondaire hari igihe bino batarabyumvishe neza, ariko nizeye ko ino video igiye kubafasha. Even muri kaminuza akaba yarabibonye ariko atazi icyo bisobanuye mu buzima busanzwe. Gusa nkwibutse ko iyi ni economic theory. Mu buzima busanzwe bishobora gukora ukundi bitewe n'uburyo ushobora kwadabuta resources zawe, ariko birifashishwa mu buryo bwo kugira gute bwo kumenya umusaruro wa buri mukozi. Ciao ciao.